mpamvu rero Ajuda TV bikubwiye ati ese urubatse umudamu wanjye arahari yitwa gutya kuko ari nkaho hari nko muri comment bashaka kuzatubwira ati ariko wa musore mwaganiye mwazaduha nomero ye uzahururu wanjye bebebe Torne o seu dia inesquecível. Quer animar o seu evento com boa música? Escolha Gen Boy. Gen Boy faz a festa acontecer para serenatas, casamentos, batizados, homenagens, inaugurações, aniversários e muito mais. Gen Boy, a melhor opção para animar os seus convidados. Faça já a sua reserva para seu evento pelo contacto 84 77 16 420 ou 86 93 09 81 3. Gen Boy faz a festa acontecer. Gen Boy, a festa já começou. uyu munsi rero niho twafashe umwanya nka Ajuda TV dutemberera mu gasatire bamwe bazi cyane aho bita Nzibene uba warenze portage nkugana Marakwene abahazi rero cyangwa abatuye muri 5000 kaza ya ingo 500 niko babivuga barahazi. Twaciye rero turiho dutembera twanyarukiye ku muvandimwe cyangwa inshuti inshuti atari ya none ni ya kera ikora imirimo itandukanye ngira ngo nkuko mubibona kuri kamera rwose muramubona ndagira ngo atangira bibwire kuko burya baravuga ngo umukuru burya arivuga ndagira ngo rero nawe abanza bibwire none tuhite dukomeza tuganire kuko ni byinshi yaduhishiye. Yego murakoze cyane ko mu mwanya amazina nitwa Mombi Patrick nk'ibisanzwe kubanzi nk'ibisanzwe nkaba n'umundi nanjye mba niberange igihe cyose murakoze. Anga tugusanze niko kazi ukoramo ka buri munsi. Aha niho nibera rwose ni wanjye hangani mu rugo. Hangani mu rugo no kwango niho ashakira umukati hano muri Mozambique. None rero twihuse nk'umuntu umaze igihe hano hari benshi twagiye tuganira muri make hano wahakirite muri Mozambique ubona nta kibazo arabavuga ngo abo bushyuhe se kuri wowe ubona nta kibazo? Mu by'ukuri rero ibibazo byo ntibijya bishira ariko burya ikintu cya mbere ni ukwiyakira aho uri kuko aho uri no haba ari mu rugo. Ikindi kandi mu buzima bwa buri munsi ubushyuhe burya iyo nta kintu bukubangamiraho nanone ndumva nta kibazo ngiye ku rwanjye ruhande nta kibazo. None ikindi twakubaza atari ikibazo cy'amatsiko ubundi buture muri hano muri Mozambique usengera muri itorero? Dumupatikoti N'umupatekoti utabivanga nk'umupatekoti utabivanga no ku cyumweru urakora cyangwa wagiye gusenga? Ku cyumweru rero sinzi icyo wita gusenga wose cyangwa amateraniro. Ugutana kwera iyo habonetse umwanya nta zindi gahunda zihuse zihari njyayo ariko nubwo ntajyayo ntago bivuze yuko wenda naguye cyangwa se natatiriye iki agakiza niko babyita kuko burya ikintu cya mbere suko nzagaragara mu rusengero cyane ariko umutima wanjye udahamanyije n'ibyo ndibyo. Nge rero ntabwo nita cyane ko wenda kumbona cyane mu rusengero ugasanga hanze ntago meze nk'uko bambona. Ntambuto wera muri ntambuto nera. Ubwo nuko ngo abantu bashaka no kutajya mu rusengero bakazaguma mu rugo ariko bagakora byiza nabyo nta kibazo? Oya buri muntu wese afite uko abifata kandi buri muntu wese burya aba afite uko aha agaciro ibintu suko nanjye ntabiha agaciro ariko nanone ndabyubaha kandi no guhura no gutana kwera ni kwiza harimo byinshi umuntu yungukiramo kandi nabyo binaruhura umutima bikanatuma hari n'ahandi uva naho ugera. Arakoze cyane rero Mombi Patrick nkuko yamaze kubibwira akaba ari umunyarwanda ukorera muri Mozambique akaba akora
umwuga nk'uko mwabonye ni salo de coiffure aho twaciye twamutunguye mu kazi ariko tubwiye ko niwo murimo yahisemo kandi hari ahantu mugejeje. None Patrick, ko akesha abantu bari hano muri Mozambique barakuzi kuva na kera wari ufite salo de coiffure na n'ubu, none twagira ngo muri make ko abantu benshi cyane cyane abanyarwanda n'abarundi bakunda ibintu by'amaduka, nkawe wahisemo salo de coiffure, ni ibintu wabanje gutekerezaho cyangwa waturutse iwacu ubitari ibyo wakoraga cyangwa wabitekereje ugeze? Buriya rero ikintu cyo gukunda biterwa n'icyo ubonamo, kandi ndakeka ikintu cyose ugikomeza kuko icyo kikumariye. Ubwo rero abakunda bimwe nuko icyo bibamariye, n'abakundi nabo nuko icyo bibamariye. Ndumva rero byo ntago twagaya buri muntu aho ari, ahubwo twareba icyo bimumariye. Nibyo twariho tuvuga uyu murimo wawe, kuko kamemo hari intambwe wateye bitewe nuko iyi business nayo iri mu ma business agira umumaro. Niyo mpamvu rero twakubaza se muri Mozambique wowe ni business yawe hari intambwe wateye kugira ngo wenda n'abandi bashobora kubireberaho bakazabikora ahandi hantu mu duce tutandukanye. Mu by'ukuri rero intambwe navuga burya icyambere ni abantu. Intambwe ya mbere ni abantu. Iyi business yampaye abantu. Turetse iby'amafaranga cyane n'ibindi byose, burya iyo maze kugira abantu byose biba byakemutse. Muri make abantu wabonye bijyanye n'uburyo bazaga hano ukabakora ibintu byiza. Hari ukuza kwabo, ariko burya nanone hari na discipline. Burya umuntu ashobora kuza ukamukorera ibishimisha ariko ntumweke ikinyabupfura, bigatuma undi atazagaruka. Ikintu cya mbere cyiza cy'ibanze ni ikinyabupfura, discipline y'umuntu, comportement ziwe inzo zimuha n'aba bantu n'ibintu ndetse. Arakoze cyane rero Patrick, mbwira abadukurikiye mwibuke gukora, mujye muri comment mutwandikire, mukore like, mujye muri subscribe kugira ngo mujye mubasha kureba ibintu byinshi byiza twabateguriye. None rero amaze kutubwira byinshi rero mu bijyanye n'imirimo yiwe, kuko icy'ingenzi ni ukubaha ukagira ikinyabupfura kandi ukubaha akazi, ukubaha n'abakugana. None rero Patrick, muri make ukimara gukora nk'iyi business hano muri Mozambique, hari abantu bagize gute? Hari abantu wamenye mu bishuti, hari n'abo wagize b'inkora mutima? Cyane rwose, benshi cyane. Mu by'ukuri rero nacyo kintu cy'ibanze cyo kwishimirwa, nk'uko ubwo sinabica kure. Harimo abantu benshi twagiye tumenyana tutari tuzanye na mbere, dore abone ko iyo umuntu aje aza utazi uko bizagenda, ariko uko ugenda ubaho ugenda uhura n'abantu, ugira ubushuti n'abandi. Ubwo rero no mu byo nashima nabo nashimira bose, si uko wenda bose nabibukira rimwe, ariko hari ab'ingenzi kameme. Bose ni ingenzi, bose ni. Hari abarusha abandi, hari uwo twashyira nko kuri nimero ya mbere cyangwa wavuga muri rusange? Oya, bose ni ingenzi kuko buri muntu wese uko aba ari ingenzi kuri wowe bitewe nabwo n'icyo ashoboye, kuko hari icyo akumarira utari gushobora bitandukanye n'ubungubu. Ariko mbere na mbere rero wenda icyo navuga nanashima cyane, ari nk'uwari boss wanjye. Wari boss wowe wakoreraga? Ntabwo namukoreraga, twarakoranaga. Twarakoranaga kuko buryo iyo ukorera umuntu ari igihe udategereje ibihembo, ariko buryo ukorana n'umuntu muwamukona wese mufatanya kubaho. Eric nshimiye Imana rwose. Eric twabanye mu bihe bitoroshye, naye nibwo yagitangira negosi, ariko tubana neza. Uyu munsi wanayo ni inshuti yanjye magara. Umuntu atandukana neza? Ntabwo twatandukanye, ntabwo dutandukana, ntabwo tuba tuvugana, turacyari kumwe ko dufashanya muri byinshi. Urabona twebwe nka Ajuda TV twakubaza yiba Eric wenda muvuze ko ari namwe mwateranye kugira ngo mwese mubashe kubaho,
kandi mu ubushuti bwanyu burakomeza ariko mvuze ngo na n'ubu muracyari kumwe twagira ngo muracyabana mu nzu oya ntabwo tubana mu nzu kuko nubwo twigeze tunabana mu nzu ariko tubana mu buzima bwa buri munsi tubana mu buzima bwa buri munsi iyo nkeneye arambona kandi nanjye umukeneye ndamubona yarenze kuba boss aba umuvandimwe icyo kintu rero ni ikintu nge nishimira cyane uyu munsi wa none gitandukanye n'abandi kuko arimo benshi ucaho ukumva ararirukwe n'undi nawe ugacaho ukumva ararirukwe ariko nge ntabwo ndira ndishimye kuko nshimishijwe n'ibyo byose byagiye bibaho none rero ngira ngo abakurikira Ajuda TV rero ngira ngo mwumvise umuvandimwe wacu ko nimero ya mbere ashimuye umuntu babanye cyane uwo bita Eric ariko ba Eric ni beshi nabuze Eric Nshimiyimana wa Zimpetu tutese wa Zimpetu a friend de Villa Olympic arakoze cyane rero umuvandimwe wacu Mahomba avuze ko uwashimira uwo bita Eric Nshimiyimana akaba ari umuvandimwe nawe ufite salon de coiffure imbere ya Villa Olympic abanyarwanda cyangwa abakongomani abarundi mwese muzi Zimpeto muramuzi n'umugabo wubatse nawe tubonere kumusuza kuko natwe turamuzi none se Mahombe atari Eric nta wundi hari benshi bagiye bamotiva mu buzima kandi inkunga zabo zagiye ziba ingenzi kuri jewe kandi burya inkunga yose ntago igiba ntoya mu by'ukuri rero ari nawe nifuza gusuhuza cyane kuko wasaciye n'igihe kirekire tutanabonana barakubuze ntabwo bambuze kuko tunafite kontakite zabo ariko ntabwo tubonana ku bw'impamvu rimwe n'imwe ariko ujya wibuka kubahamagara rimwe na rimwe nk'abo ngabo rero ntabwo nabura kuvuga Juma ariko Juma ni iry'abisilamu narindi nta rindi nzi Juma akaba ari umucuruzi cyangwa ari akora muri salon de coiffure ntabwo akora muri salon de coiffure ni inshuti yari n'umukiriya ubwo nimvuga umukiriya utabumva ko atari korega ntabwo twari dusangiye akazi Juma ndakeka ni umupataro bita Juma abantu muri Mozambique baramuzi ukorera mu cyo za Shikerene cyangwa Urene akora ndumva nzi Urene ariko aho ari hose ndamushuhuje kandi ntabwo njya mwibagirwa kuko nawe yambereye umugisha mu gihe nari mukeneye mu by'ukuri rero Imana imuha umugisha kongera gusuhuza undi bita Faustin Shema Faustin nawe ni umuturanyi wiwe ku kazi ni inshuti yanjye magari niko nabyita ni umuvandimwe wa bugufi ni byose mbese avuga ngo ni umudufatikanya mu buzima bwa buri munsi haba mu bijyanye n'ubushobozi haba mu bijyanye n'ibitekerezo mbese ni umuntu sinzi hari ikintu umuntu ashobora kuvuga ngo ukenze umuvandimwe ubwo ikenze umuvandimwe cyo ari iki ahubwo yarenze inshuti ahubwo ubu n'umuvandimwe ubwo umuntu nkaho umuntu uriyo umuntu muvindimwe niyo sano yanyuma nanone ntabwo nabura kuvuga undi muvandimwe nawe bita Fidel Castro kabaherereye nawe babaherereye hamwe ari Ruhurene Fidel Castro ni umuntu uvuze ikintu kinini ku buzima bwanjye kuko nawe yambereye inshuti nziza n'ubu ngubu kandi aracyari inshuti nziza yamfashije muri byinshi nge ntari kubasha kwifashamo yambereye aho ntari kuba ni umuntu ufite umutima wa kimuntu kandi koko wese biramusa ariko nanone mwifurije ibyiza byinshi yahuye n'ibibazo bimwe na bimwe abyihanganamo ariko nako kwihangana kwiwe kwambere inspiration ni ukuvuga ngo yakubereye icyitegererezo byakubereye icyitegererezo kugira ngo nawe ubashe nabwo sinakwibagirwa databukwe nivuga databukwe ubukwe aba hano cyangwa ni databukwe aba hano mufata nka databukwe cyane niwe wagushyingiye nawe aba hariya imbere ya Singomiri Kaza aba yitwa umurwanashyaka David uwo rero we ni umubyeyi kuko iyo washyingiye umuntu uri umubyeyi ni umubyeyi
ndamushuje cyane kandi Imana yegumye kumuhaza uburame. Rero ni benshi kandi utiyumvamo ntagire ngo nuko wenda namwibagize cyangwa namwirengagije. Harimo Eric Ruzindana, harimo ni benshi cyane, harimo Vicky Korega, harimo ba Jean Marie Korega, harimo ba Roza, harimo n'abaregisi bose nabo babaye inshuti, ni inshuti za hafi, n'abantu n'undi n'ababanyi. Ariko hakaza undi bita Mugisha ukorera uzwi ku izina rya Papa Yannick, akorera Supermanini, na madamu we rwose n'abantu nabo bambaye hafi, ni abantu b'inshuti nabo. Nano igikurikiyeho madamu we ni umuntu ugira umutima mwiza cyane, kandi ntabwo nabura kumushimira nawe mu gihe mbonye akanya keza nk'aka ngaka. Arakoze cyane Eric, nkuko abadukurikiye muri aka kanya na Ajuda TV, ni ibintu byinshi byiza atubwiye. Mboneho no kugira ngo mbwire buri muntu wese udukurikiye muri aka kanya aho ariho hose, abantu abashije kuvuga, ngira ngo mwese mwiyumviye ibintu byiza abavuzeho. Ntago ari ukuvuga ngo wenda ni ukubataka n'iki, ariko burya biba byiza abantu bagufashije cyangwa abantu kuko tuzi ko ku isi abantu beza baracyariho. Bariho cyane rwose. Niyo mpamvu rero yaboneyeho n'umwanya wo gushimira abo bantu bose yavuze, kandi natwe bamwe tugiye tubazi, kandi tubazi mu buryo bwiza. Ngira ngo rero abo yabashije kuvuga namwe mwiyumviye bamubereye beza. Ntago twirengagije ko ni umuvandimwe twabashe kuganira. Hari n'abandi wenda abandi babereye imbogamizi, kuko twese turi abantu, kuko turi ku isi. Ariko abo bantu kuko bazirikana kandi bakaba bafite umutima nk'uwo, ikintu twabasaba nka Ajuda TV ni uko uwo mutima, ubwo bugira neza, uko kubana no gufatanya muri byose, uwo mutima bazawugumane. Bazawugumana. Ariko nanone n'abandi bose wenda ntabashije kurondora, ni benshi kuko ni benshi. Ariko none ntabwo navuga ngo arabambere imbogamizi, ko burya mu buzima bwa buri munsi nta muntu ukundwa na bose. Kandi burya nanone iyo umuntu ubonye ko agaragaje uruhande ukwishimamo neza, ntabwo bifata nk'aho ari ubugome, ahubwo abagukebura kugira ngo umenye ko isi niko iteye. Isi niko iteye, kandi isi tuyibaho, ariko ntago twagenda ku murongo ugororotse gusa, habamo n'amakorosi. Arakoze rero cyane Patrick, ako karagaciyemo kuko yatubwiraga, yarari atubwira abantu bagiye bamufasha mu buzima, bagiye bafatanya nawe mu byo yakoraga, abamubereye ababyeyi kugeza nubwo yubaka urugo. Ariko nk'abakunzi ba Ajuda TV watubwiye byinshi, ariko ntago twize twumva usuza umudamu wawe. Mudamu wanjye rero si uko namwibagiwe, kuko uriya nijye nanjye ndiwe, urumva. Iyo ntamuvuze si uko wenda aba ari inyuma y'ibindi byose, ahubwo azi imbere, ubwo ahandi nawe arahari. Ariko urabona nkawe ugiye kutuzana ibintu byo muri Bibiliya. Urabona Yesu yaravuga ngo nimunyakira muzamwakire na data. Twebwe rero hari nk'umuntu ushaka kukubona hano akabata Patrick na nuba akiri umujene kuva na kera ntahinduka. Urumva nuko ngo niyo mpamvu rero Ajuda TV bikubwiye ati ese urubatse, umudamu wanjye arahari yitwa gutya, kuko ari nkaho hari nko muri comment bashaka kuzatubwira ati ariko wa musore mwaganiye mwazaduha nomero ye. Yani byiza cyane, urakoze. Ndubatse ndi umugabo w'umugore umwe n'abana babiri, kandi dushima Imana, kandi turanyuzwe. Amen. Urumva rero nibyo ngibyo byari bisigaye kugira ngo tubashe kujya gukuraho impaka. Urumva rero ko Patrick ni umugabo w'abana babiri n'umudamu, arubatse kandi nta kibazo, arashima Imana. None rero twihuse, impamvu twebwe twaje ahangaha kugira ngo tuganire namwe, hari byinshi wabashe gusubiza. Hari ibibazo bigenda bibaho mu bantu, uburyo babana n'abantu, ibyo wabashe kubitubwira. Hari abakubereye inshuti wabavuze, tutirengagije ko hari n'abandi ushaka kuganira bagati ngiyeyo nahuye n'ibibazo ibi n'ibi.
iyi si n'ibibazo. Ariko rero ndagira ngo ukurikije igihe umaze hano, hari abavuga ko cyane cyane abanyamahanga, abarundi, abakongomani, abanyarwanda ngo mugenda mwibagirwa ururimi mukibagirwa n'umuco. Ese nibyo? aya ntabwo twakwibagirwa umuco. Okay, ntabwo mwakwibagirwa umuco. None se ko hano akenshi abantu baba bari mu maduka, hari nk'urugero waduha nka wenda nk'abantu bashobora rimwe na rimwe, hari ahantu wari wumva ababyeyi baganirije umwana wabo ngo bamucire nk'imigani, ibisakuzo, ibyo hari ahantu ugize ubyumva? Aho rero niho baheraho bavuga ko abantu ba hano kubera gushaka amafaranga no kutaganira n'abana babo bashobora kuba muzibagirwa ururimi rwanyu cyangwa mukibagirwa n'umuco. Mu by'ukuri rero aho wenda bitewe nuko ntigeze mba mu muryango runaka ngo wenda mbe nabona uburyo ki babanye n'abana babo cyangwa babaho, naba nkubeshye, ariko nanone mbona yuko byaba byiza umuntu atibagiwe umuco, kuko uburyo umuco niwo ukuranga. Ubwo rero ntabwo nzi neza nimba bibaho, nimba babikora, ariko wenda ku rwanjye ruhande sinzi, wenda mbamvanye nk'ibyibuka. Twihuse rero, arakoze cyane umuvandimwe wacu Patrick. Nk'uko rero twari tumubaje yuko hari ababyeyi batabasha kubwira abana nk'ibintu, hari ibintu byinshi mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa muri Kongo, ibikoresho byakoreshwaga icyo gihe, imigani, ibisakuzo. Twihuse rero twagira ngo Patrick nk'umuntu nawe tuzi ko nawe yamize icyo bita umuco cyangwa inganzo y'u Rwanda cyangwa yacu twavukiyemo, ndagira ngo uduhere ihurizo cyangwa icyandikwa abadukurikiye muri aka kanya. Babwira ngo na Ajuda TV, mwibuke gukanda subscribe, share, mujye muri comment mutwandikire, naduhere ihurizo rero kugira ngo abadukurikiye babashe kudusubiza kandi banabyibazeho cyane. Tubwirire abadukurikiye nk'ibisakuzo nka bitatu, nurangiza utubwire wenda nk'umugani rwo wavuga umwe ntacyo, n'ibikoresho twakoreshaga iwacu, amazina agera nko kuri 5. Nanjye ndi bugufasha, ariko ndagira ngo wabitubwira uhereye ku bikoresho, ukahita ujya ku bisakuzo, ukahita ujya kuki, ukahita ujya ku mugani. Noneho abadukurikiye bose bari hano muri Mozambique bakagira gute, bakahita bamenya ikintu bagomba gukora. Mu by'ukuri rero urakoze, ariko umugani wo naheraho, umugani numva nibuka, hari umugani bajyaga bavuga ngo umugani gaca umugani wacu wataseye sinseka. Ubwo nanjye yo sinseke wataseye, uwo ni umugani nzi. Abandi yo ntimunseke, kuko ibisakuzo byo kereka bwo nusakuza. Nihuse rero ngushakuje kera, ari ibisakuzo twajyaga twumva kera iyo bavugaga ngo nyirabakangaza ngo mutahe, batajya kuvuga ngo saku soma, ngo nyirabakangaza ngo mutahe, imbeho ku rugi, saku sogokuru aryoha buze, ni umuneke wangu. Arakoze rero Patrick ngo sogokuru aryoha buze ngo ni umuneke. Twihuse ngo nkubise sakwe soma, nkubise urukiri rumira, ibara ry'inka. Murumva rero ko ibisakuzo tukibyibuka. Ikindi gisakuzo najyaga menya kera ni saku soma, abana banjye bareshya bose. Si imyugariro Nada, oya ntago ari icyo kijyane kabisa. Amabere y'inka. Murabona ko mwemeje rero, urabona ko ibisakuzo tukibyibuka. Twihuse rero Patrick, ndagira ngo abakurikiye Ajuda TV mubone ko umuco nyarwanda mugomba kuzaza mubwira n'abana banyu nk'ibyo bisakuzo. Harimo abantu batabizi, hari n'ibindi byinshi twabivuga, ariko ni ibintu by'ingenzi bisakuzo. None iki twihuse Patrick, tuvuga nk'ibikoresho kera mu Rwanda abakurambere bacu bakoreshaga, twabyirutse twumva tuzi n'amazina, ariko ababyirukira aha ngaha ntago babizi.
mu by'ukuri rero ibyo bikoresho bimwe na bimwe nagiye nkura nsanga cyangwa navutse nsanga aricyo bitaga ngo ni urusyo abadukurikiye urusyo uzabwira umwana wawe urusyo ni iki? ikindi hari incyamuro ikindi hari ikibindi, ikindi hari imarabiti, ikindi hari imbehe, ikindi hari utunyabutongo, ikindi hari isogi, nuko n'ibindi byinshi cyane wenda umuntu yavuga abanje gutekereza. ndakeka rero abadukurikiye ako kari agaciyemo kugira ngo tubibutse ko namwe muzamunyuzamo mukabwira abana banje kugira ngo bajye bumva ko aho base baturutse cyangwa ababyeyi babo hari indimi bakoreshaga cyangwa bitaga ibikoresho byari bitandukanye muri icyo gihe. Ni byinshi rero tuzaba tugenda tuganira. Umuvandimwe wacu arakoze cyane ku bintu byiza tubwiye. Hari inyigisho nyinshi twakuyemo zo kubana n'abantu neza, abo yashimiye. Turihuta tujya mu buzima rusange, dusoreza ku muco. Niyo mpamvu kubera ko burya umuco ni ingenzi. None Patrick, hano muri Mozambique twize gukurikira yuko abanyarwanda bigeze kugira umunsi w'umuganura. Umunsi w'umuganura muri make, umunsi w'umuganura ni iki? Umunsi w'umuganura rero njyewe uko numva ubundi kera bajyaga bahura nk'uko mbyumva, nk'uko nabikurikiye kandi nk'uko mbizi, icyo gihe cyabaga amasaka yeze, bagahura bagasangira, bakanywa, abanywa ikigage, baganurira. Numva ko barahuraga n'umusangiro rusange, nk'umusangiro, ibyari byeze nibyo basangira. Ibyo nuko bisa none se hano muri Mozambique abantu benshi babashije kwitabira uwo musangiro, cyangwa nayo warabyumvise babivuga cyangwa wagiyeyo? Twari duhari, ibisoro byo twarabibonye byari bihari, ariko wese akabona abasaza batubwira imigani, akatwibutsa amateka, nuko byaba byiza cyane kurushaho. Arakoze cyane rero Patrick. Mbwira yuko abadukurikiye muri aka kanya ni Ajuda TV, mwibuke gukora subscribe, mujye muri comment mutwandikire, mukore share, mukore like. Ibi navuze rero ni byiza, tubwira abategura cyangwa abategura umunsi w'umuganura, cyane cyane w'abanyarwanda muri Mozambique. Ubwo n'abarundi nabo bafite umunsi bategura kugira ngo bizihize umuco wabo, kugira ngo bazongeremo n'abasaza bazaza bacira imigani abantu cyangwa ibisakuzo, kugira ngo umuco ubashe gukomera, twoye kuwibagirwa, kugira ngo tutazata umuco mu mahanga. Murakoze cyane, nibyo kabisa, kandi biranakwiye, birakwiye rwose kandi nabyiza. None rero Patrick, tugana ku musozo, twagusanze hano mu ukorera akazi ka buri munsi. Ese umuntu agushaka kugira ngo aze hano nawe umukorere byinshi ukorera hano, ndagira ngo ubwire abadukurikiye muri aka kanya Ajuda TV, umuntu agushaka uyobore abakunzi cyangwa abakiriya bawe kugira ngo babashe kwitabira ibikorwa ukora bya buri munsi. Murakoze cyane, mwe mu mperuka kera n'abambonye bwa mbere, ndabashuje cyane. Ngiye nkurangansi bene, ariko kubayobora nabaha nimero, ushaka akazangiraho. Nimero zanjye ni 84 28 19 49 ni karibu cyane kabisa, kandi ni kwa mukunda abantu Patrick. Arakoze cyane rero, mbwira abadukurikiye muri aka kanya na Ajuda TV. Mboneraho gusuhuza abantu bose, abanyarwanda bose bari hano muri Mozambique, ngasuhuza abarundi, abakongomani, abanigeriano, cyangwa ngasuhuza n'abamozambikano badukurikiye muri aka kanya, kuko hari benshi batangiye kumenya ururimi rw'ikinyarwanda, n'abari igihe tuzabageraho aho bita muri Gorosista, aho abanyarwanda bose bagura ibirayi n'ibitunguru. Naho tuzagira umwanya tujye kubareba, tubaganirize, kuko ni abamozambikana ariko batangiye kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni ibintu byinshi rero byiza, kandi bazatuganiriza kandi muzanezerwa. Nakagaruka rero, ni Aimable Sibomana,
dushimira uyu muvandimwe wacu watwakiriye kandi tumubwira ngo tubwira yuko abantu bose bifuza ko yaza akabaryoshya kuko murabona ko nawe akeye yabahaye nomero muzaza mumugeraho aho akorera muri uno muhanda ujya mu majyaruguru cyangwa ujya muri Nampula cyangwa ujya Beira uyu muhanda munini wa Mozambique azaguha nomero iyo nomero rero yiwe muzamuyikoresha kugira ngo mubashe kuba mwamuhamagara abahe rendez-vous kuko akeshi kubera n'akazi ka buri munsi k'amaduka y'abantu akeshi abantu bamuhamagara akabakorera kuri rendez-vous cyane rwose cyane ntawe ubeshye uvuze ukuri kandi kwambaye ukuri koko. Arakoze cyane rero Patrick nukuri turagushimiye nka Ajuda TV ngire ubwo rero nakagaruka tuzagaruka tubasure iwawe ni karibu. Ni karibu rwose ni karibu kandi nanjye nanasaba abakurikiye Ajuda TV nkuko babwiye kubaho no gufashanya mukore subscribe nkuko umuvandimwe ari kubivuga mukore share murebe motivation zanyu ni ingenzi murakoze cyane nakagaruka rero ciao jinya ateja uzahururu wanjye bebebe Torne o seu dia inesquecível. Quer animar o seu evento com boa música? Escolha Gen Boy. Gen Boy faz a festa acontecer para serenatas, casamentos, batizados, homenagens, inaugurações, aniversários e muito mais. Gen Boy, a melhor opção para animar os seus convidados. Faça já a sua reserva para seu evento pelo contacto 84 77 16 420 ou 86 93 09 81 3. Gen Boy faz a festa acontecer. Gen Boy, a festa já começou.